The beautiful body like Rihanna, sinifuza ko amarira atakara, ese uramutse ndetse nabuwande, ndebera ukuntu nabaye indembe, tugumana ubuzira herezo, nagufite nabana narezo, naba ndi kwiherezo, Mona Lisa, mama sida ufite ukuntu ukora utu tuntu tukagenda tukankora hano, ufite ukuntu ukora utu tuntu tukagenda tukankora hano. Impano ihenze wahaye umuntu mugeze gukundana cyangwa se mwagiye mukundana niyi yari gupostinga amafaranga ngaho? Impano nigeze guha umuntu twakundanaga, ubu tuvugana sindi singo, ushaka umukobwa ni leta uwo ari wese ntabwo namubura to, ariko nanone wowe numva ko mfitinga nshaka umukobwa mwiza urwego nshaka cyambere cyo umaze kurya indobo zingahe? Nta musore utajya indobo. Wowe umaze kurya zingahe ugereye? Maze kurya indobo 3. Kari nyinshi bro. 3 ni nyinshi? Ni nyinshi za umusore. Niyo mpamvu nyine warwaye ihahamuka ubu ngubu ukaba utagitereta. Mainly bro umva Yes, what's up people, nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kudukurikira aho muherereye, wowe mu Rwanda cyangwa se out of the country. Imana igikomeza kubarinda, Imana ikomeze kuba blessinga. Buriya biba ari ishimwe rikomeye kuba umuntu akiriho, biba ari ishimwe rikomeye kuba ukigenda bigakunda, kuba ugihumeka bikemera. Hari abantu bahumeka bari kubyishyurira bro, cyangwa umuntu ari mu bitaro ari kubyishyurira tu. Mana urukumva ukuntu bababaje, ariko nyine nagaruka Imana yamwanze, nagaruka Imana yamutereranye, ahubwo nyine buri muntu agira ibihe bye, nubona mugenzi wawe ateye imbere man, nawe nyine it's matter of time bro, it's matter of time. And time will rise up, you will be rich, you will be something you wish bro. Nuko yaba imeze kandi buriya muri isi ni up and down. Nkunze kubibabwira, uyu munsi ushobora kumeze neza ejo ukamera nabi, cyangwa se uyu munsi ukameze nabi ejo ukamera neza. Kuba umeze neza, it's not time ngo mwirye ku bantu, it's not time ngo mubakandagire, ahubwo you have to support them kugira ngo nawe end time ibintu bizagenda fresh, bizajya down baze bagusupporting. Kuba ameze nabi namwe you have to push up, you have to work hard, mugomba kukigira paka inka ibyaye inyana, paka abahinzi bavuye mwibagara. Nta muhinzi reka kubagara kandi ibintu bitameze fresh. Ndabashimira kuba mudukurikira umunsi ku wundi. Kuri uyu munsi rero nanone ntabwo nagiye kure y'umurongo, ni Umurongo TV. Dukomeje kubagezaho byinshi bitandukanye. Ndi kumwe n'umuhanzi mukunda cyane, your guy, your boy Kikon Cowboy Boss on the street, Musizi. Nanjye muri kumwe ni NGD Rumuri cyangwa se Garuku Salome, boy Kikon Cowboy Boss on the street, your artist. This is what it is, no matter what. Tukomeje kubanning, we have to ban, we have to push paka ewan abantu tubahaye ibyo bakeneye kandi buri munsi nta gihe cyo guhagarara. Abantu tugomba gukomeza guhugurana. Buchideri no man, twakwakiriye ku Murongo TV. Asante sana kabisa. Umeze neza se? Meze bon. Ubwo nuko umeze neza. The sound is meze bon, ndaturika meze bon. Yeah. Shamra sio gay sio G. Twagiye ariko injira mu karirimbo man, mu karirimbo twagiye. Yego. The beautiful body like Rihanna, sinifuza ko amarira atakara, ese uramutse ndetse nabuwande, ndebera ukuntu nabaye indembe, tugumana ubuzira herezo, nagufite nabana narezo, naba ndi kwiherezo, Mona Lisa, mama sida ufite ukuntu ukora utu tuntu tukagenda tukankora hano, ufite ukuntu ukora utu tuntu tukagenda tukankora hano, ufite ukuntu ukora utu tuntu tukagenda tukankora hano, ufite ukuntu ukora utu tuntu tukagenda tukankora hano. Big artist bra. Yeah. Man. Umeze neza ariko. OG. Urabia. For sure. Bill. Twari tuburanyeho. Ariko ndagushimira kaba witebiye ubutumire ku Murongo TV. More blessings.
ngaho igikuba cyacitse simpatangwa for sure. aha ku bantu badukurikiye rero birashoboka ko haba hari ukubonye bwa mbere. What about you, bro? Maybe birashoboka kabisa. What about you? What about you? For my side, ndi umusizi w'umuhanzi. Yego. Wenda ntago nasusha n'ujya kure y'inganzo gusa nyine nowadays it's the time. So ndindwa na gutsinda rutikanga rwambara ku makuza rwa nkubito ndinga ni umwe sinkuka kwisibo inakirasa umugambi nkunzi ndawitareka nyabwe bato sinkuka ngera imihigo yo nataramenye n'ibyo mu nkuba turabwina tugaca umugabo n'akavuna umugongo twakiruka ibintu yo butoho n'uruca abana turabyina tukongera n'akavuna umugongo ndavuga izo na rose muri izo na rose hari izo nakunze n'ubuntu mu buntu n'umurage mu byanjye shije twimbitse rukundo rwanje mu nk'uruburi nkaba nashaka kugwikura. Ariko dukubite ku gisigo n'ubundi ejo sikera abantu bacyumve bajye no kukireba kuri YouTube. Mfite igisigo kiri hanze kimaze iminsi 2 mike cyane kiracyashyushye cyitwa ejo sikera mfatanyije n'umusizikazi bita Diane Cyomoro. Yitwa Cyomoro. Yitwa Cyomoro Diane. Cyomoro Diane kabisa. No baby uri so talented. Yeah, talented sana. For sure. Nawe afite YouTube channel. Afite YouTube channel yitwa Diane na Karine. No mu gospel. Abantu baje kumureba kwa. No mu vocalist. Ubwo rero icyo gisigo ndi kugira ngo nacyo kidukubitireho. Icyo gisigo ejo sikera. Intege ducibwa naho tuvuka imitutegwa n'abadutunga isuteye nawe ihunga ejo sikera ni wihebe. Dore uko inkuru yanjye yagenze gutuza ko arimo kwibaga katarahe no kwaka numvaga nzapfa n'inzanga cyashikansaga niyambuye umukanda. Mfite imvugo nyinshi mu magatara nyeshe kandi nicaye nige isake y'ibikitinze nzaba nagezeho kera kare ku ipera ejo sikera ni wihebe. Ndacunga udukundi tutamigikanye nkumi zo sinyihindukira nabanguza sinyibumva vuga sinyibumva vuba nakuye amaboko mu mifuka ndiga mu wisi kigwa cy'ubwenge nzahonika. Nibyo rero. Fasha. Twagushimiye sana. Noneho rumwe mu basizi beza bro. Not for more ariko nanone ndiyizera tu. Ikindi kintu cyako tugarukaho right now. Which motivation? My motivation nyine nduvuga ngo nje ndi gukurika nkomezi ndi kubona ibintu bizakunda tu niki kikwereka ko ibintu bizakunda. Ikintu kinyereka ko ibintu bizakunda nuko muri urugendo navuga ko hari bimwe mfite by'umwihariko bitandukanye n'ibyo abandi bafite. Yego icyo kintu kima courage nkavuga ngo ubwo mfite iki kintu abandi badafite binera ishema kuko hari urwego nzageraho abandi batagezeho. Cyase icyo ngicyo. Noneho imbogamizi muri kariya imbogamizi duhura nazo muri urugendo. Icyambere gikota ubundi ni financial abilities. Ku kintu cy'amafaranga ubushobozi aho nikigorana kuvuga ngo wenda sindabona management ndihiringa ku giti cyanjye byose mbyikorera cyo rumva ni ikintu cyakabaye cya kabiri mu bintu cyabaye cyakabaye cya mbere kingora. Ikintu cya kabiri kinavuga kingora ariko nanone kitajya cyinshi intege gusa nyine cyo gisa nkaho kinera motivation ikora ko mba nibutso ndiwe y'abantu bari kumbwira ngo ibintu ukora ntabwo bimeze neza wapi bamo nyine abandi bakanamfera bakambwira amagambo atari meza. Kira kintu gica intege gusa ngiyo kikuri ngewe nyuma ko nca intege mpita numva ko hari ikintu ahubwo muye gukora tu ntabwo njya nca intege ngo mbe breakdown. Umuntu akaza gukora ati ibintu byawe wapi bibaho kabisa aho ati mani birabiri ubundi abigiyemo te njye ndakatira mani ntabwo njya mba breakdown tu mba numva ahubwo ko ngomba gukora birenze ko nagakoze. Abantu niba baraduhindura tu niba bibavuga nabi usanga umuntu ari interest ku bintu ukora n'utari interest niyanagwa na motivation cyangwa se ngavuga ngo dore bipfa hano cyangwa se hano ntabwo bigenda neza gira ukuntu wa kiyokipa nyine uhindure ariko
baza bashaka kutubreakinga gusa njye ntabwo ari uko neye tu ugiye kurira yo isi yaratubabaje bro isi yaratubabaje isi yaratubabaje man isi yaratubabaje kabisa noneho urumva ko biba bitoroshye pe ntabwo biba byoroshye ariko you have to push up bro ugomba gupushinga sana mpaka ibintu bikunze biratinda bigashoboka biratinda bigakunda finally birakunda mfite amakuru yuko uri single why bari ntabwo single kandi hari abantu urusha amafaranga batari single yes akundana tu why bro ubivuga iki ubundi gukunda kwinjira mu rukundo ni passion uvuga ngo ugiye mu rukundo kuko hari ikintu nyine kikujyanyemo cyangwa uvuga ngo nicyo gihe nge mbiboneye tugiye kubifatira igihe cyangwa se nanone ukisanga wanagize iki wanarugezemo akunda bisanga wageze mu rukundo ukabona umuntu ugasanga nyine umuntu murasanganwe ariko bibaye ngombwa ko ukunda mutari wateganyije gusa nge nangaruko nguko nafashwe nge nafashe decision nkaba ngo ngomba kuba single kuba single ntabwo ari njye wabyiteye tu kuko ntabwo nabuze umukobwa nakunda nta nubwo just nge mba niwo wabyiteye kuba single njye wabyiteye nkavuga ngo reka mbe single kuvuga ngo nge ibintu iyo nsa n'uri gukora ikintu iyo ikintu nibereyemo busy ubwo nyine mba ndi busy muri ibyo bintu nta kuvuga ngo ndataninga njye mu bindi nawe niyo kipeho ya mba ngomba kuba busy muri ibyo bintu ubwo nuvuga ngo iyo mfashe urukundo nkafata na business nkora byaba ari ibintu bibiri nyine naba ndi kuvanga kandi urabona ngewe gukunda ntabwo ari ibintu byo gukinisha burya ntabwo tukiri abantu baba nyine bagifite inkundo z'abana tu mind game dukinisha abantu twiga dukina n'inkundo ya gukunda ni ibintu byo gufatira igihe umwari w'abandi nyine ukamuha igihe ukamutetesha tu kubuza gutetesha ukagira gutya oya just say energy nyine ni ikintu bisaba guha igihe mwari w'abandi ukamutetesha ukamuha igihe urumva rero sinavuga ngo ntabwo ndabigeramo icyo gihe cyo nanakirenze usibye no kuvuga ngo sindakigeramo nanjye nakunda gusa nyine ntabwo ndabifatira igihe just now I'm single and satisfied nta n'umusheri wifuza I cannot turn back ubwo nyine nuko narabanye nk'ibona umuntu baba ariko mbere yo kukoza icyo kibazo nengeye kubaza akamenyeretse gato mwibarize wigeze gutendekaho tendeka byarananiye gukubita abakobwa 2 3 4 9 10 icyarimwe babiri sabwo byo byakunda for sure ubwo nyine niba nanabikora ngewe nanabikora naba nkunda umwe cyane naba afite umukobwa umwe nkunda biri ruyo ubwo another side baba bari bullshit kabisa none uko ubwo naba mbabeshya sana kabisa ngewe ntabwo njye nshobora gukunda inkundo nyine nendeka ngewe nkunze umukobwa muha agaciro nyine akaba ariwe nitaho twamarana igihe gito twamarana igihe kinini ariko uwo mukobwa nyine niwe nitaho ukamwitaho iyo muretse another side mba nkunda undi muntu umwe cyangwa se nkaba ndi single tu utubwije ukuri impano ihenze wahaye umuntu mugeze gukundana cyangwa se mwagiye mukundana niyi yari gupostinga amafaranga ngaho impano nigeze guha umuntu twakundanaga nayo abazenge ubundi mbere ku rukundo rya ubundi njye mbere ku rukundo rya ntabwo iyo gukunda umukobwa umwitaho umwitaho kabisa none abo mwakunda waye impano na Terese ndenduru petit tu ese abapeti se bagira amafaranga ntabwo nataka yawe
nta mpano watanga for sure nta watanga kabisa nyine ni ukuvuga ngo umubebi twakundanye niba ari n'impano zanjye yariye tu yariye amaswiti anywa ibyayi anywa amata anywa iki nyine kira kitunga mwitaho just yari amuru scolaire ntabwo bavuga ngo ni bya bintu by'umuntu afatira igihe byo ku muntu just amuru scolaire nawe urazizi mwibonye umuhungu ari gutereta nta ability afite wowe wifuza ko umuhungu yaba afite ubibona gute ubushiti man ubuze ni gute umuntu yinjira mu rukundo n'amafaranga afite ugasanga ntayo. That's why ninjira mu rukundo. Sinateganya no kwinjiramo vuba to. Ntabwo numva ko umuntu akundana n'amafaranga afite. Nisi hakundana amafaranga bro. Njyewe numva ko gukundana bidasaba amafaranga. Njyewe ubu tuvugana nshobora kuba ndi single. Kumva? Uri single. Ndi single n'ubundi. Anyway, mfite kuba nta n'amafaranga mfite to. Nta mafaranga. Ariko hari abantu bafite amafaranga bari mu rukundo kandi bakaba barahari benshi cyane tu. Ndi nyine bari hasi yanjye. Gukundana bisaba amafaranga. Kuki wumva ko gukundana bisaba amafaranga? Ukamwereka. Nango amafaranga ari yakora urukundo. Sibyo? Umuntu we wigitamayiningira urukundo. Yego. Kandi iyo urukundo rusaba n'ibintu ntabwo ari urukundo. Ariko nanone ndaburira umunyarwanda n'umunyarwandakazi numva kuri mu rukundo nta bushobozi urishakamo uzamenye ko winjiye mu gihugu utazi tu. None se urukumva ari ngombwa icyambere cy'urukundo rusaba amafaranga n'urukundo rusaba amafaranga ntiruba ari rwiza. Urukumva ayo mafaranga yaba ari ngombwa mu rukundo gute? Ibi bintu tubyita preta nabi. Tujya tuvuga ibintu twasobanura. Yes for sure. Ibi bintu tubyita preta nabi. Ni ukuvuga ngo hari urukundo Yesu yadukunze. Kumva ari nabwo bwatumye adupfira. Ari nabwo banatubwira ngo ariko banaturaze twati kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Yego. Sibyo? Yego. Urwo rukundo urutandukanye n'urwa Adamu na Eva. Uvuge ngo nyine umugore n'umugabo. Yego. Ngo n'urundi rukundo. Cyangwa umukobwa n'umuhungu. Cyangwa umukobwa n'umuhungu nyine bazabamariye. Yego. Sibyo? Ni ibintu nyine bibiri bitandukanye. Urukundo Yesu yadukunze. Natwe tugomba gukundana nk'abavandimwe. Ubwo rukundo ndarufite. Yego. Kandi tugira n'abantu benshi rutazana ntateze ko runamvamo ntanifuza ko rwamvamo. Ubwo rukundo nibwo dukeneye. Ariko in other side ku rukundo kuvuga ngo uzabamariye ku muntu oya ntabwo ari ngombwa ko bamariye ku rukundo nyine relationship niyo turi kuvuga. Iyi relationship niyo turi kwitaho. Ku kintu cya relationship niba winjira mu rukundo niba wumva ko ugiye guha umwanya urukundo sibyo kurutwa uha umwanya ubuzima bwawe bw'ejo bwiza ibyo bikaba kabaye tu ubupfuye biba birangiye nyine gute dusobanura manzi ushaka amafaranga nushaka amafaranga nese urukundo rwakuza gushaka amafaranga nese ntiwakunda ukajya mu kazi ugashaka amafaranga ariko kamwereke isomo ritararangiye man iyi zizere yarangiye kamwereke usiga gukunda umuntu akagukatira akavuga ati akanakwerera akavuga ati manzi ushaka amafaranga ariko nawe akajya gukundana uwo muntu maze kugukatira wari uzi ko ahita gukundana n'undi muntu nawe udafite amafaranga. Nanone wite ku kintu cy'abantu ubu ngubu ushaka ubu tuvugana sindi singo ushaka umukobwa ni leta uwo ari wese ntabwo namubura to ariko nanone wowe numva ko mfitinga nshaka umukobwa mwiza urwego nshaka ntabwo narubona nafite amafaranga. None si wasimbutse aho uri kubona wasimbutse areka akamubwira ikintu ugomba kumva amafaranga ubu tuvugana kuri isi ya none ni dirudana urabyemera aho ngaho ndakumva cyane. Are you fit for me? Yeah. Amafaranga y'ubu kuri iyi si yo ni dirudana sibyo tuvugana nta kintu wageraho udafite amafaranga ariko umukunzi wamubona ariko udafite igana type ushaka tu type ushaka se ni type ushaka iyi kubona umukunzi si ikibazo ni ubu se ku mafaranga ufite wabura umukobwa ufite nyashi ubu tuvugana akamubwira umukobwa mwiza nshaka ntabwo namubura ariko kumubona nyuma yo kumubona
biragenda murakundana ikibazo si ukumubona uramubona none ikibazo ni iki hagakurikiraho gukundana hari ikintu kiba kirimo keya zizi nesike ni wa umuntu keya udafite amafaranga they love together with carefree urabizi nyine ntabwo aho umuntu keya nta mafaranga ufite ubuze ko nyari ngo wakora mu matwi ayo byo bisaba amafaranga n'imitoma so main man umva ngumbwire nyine dusasi inzora ndi umusizi ndabizi ndi n'umuhanzi ariko umusizi ari kutubeshya gukundana kambwire umva ndabizi ko imitoma tuntu dukurura amarangamutima yego nyine ari ikintu gifata mu rukundo sibyo big time gifata mu rukundo yego ariko nanone ibyo bintu ntabwo byikora cyane ntabwo byikora fo nyine gukunda wakunda tu ariko ugaharira ariko nukunda udashaka amafaranga nzi gukunda bikuze gushaka amafaranga gute kandi mwebwe mukuru mumeze gutya urukundo mwebwe mubona abagore bakabananira umva bene urukundo turuharira big time sibyo hari igihe wisanga wakunze ugasanga hari ibyapfuye ndetse ku byo ukunda urukumva ko hari ibintu birapfa ubu ukundanye n'umukobwa hapfuye nta byapfa birenze ariko ni hafi iki byapfa time iyihe time eka amwereke ku umunsi wose uba uri gukora umva mubwire sibyo dore ni mwebwe oya nyumva abantu mumeze nkaho reka tugende reka tujyane reka mubwire amakuru mfite kabwira amakuru mfite sibyo iki gihe hariho kwikinisha bikabije mu basore ikiri kubitera ni iki ngo nuko bipasa muremure ukumva ushaka gukundana na Marina wakundanye na Mutoni Mutoni agutwaye kamwereke kumva gucatsa umukobwa nakunda yego ntamubona kandi nkakora n'ibyo nkora yego none kutamushaka ariko bashaka kuba barabuze ariko reka n'abahungu mutakundana barabuze genda gake uva impamvu bra wowe ushaka ko wagerageje wigeze kutubwira ko hari abakobwa wakatiye babiri ukabakatira bro ukabakatira vuga ngo nkabakatira urabivuze bro nyama nawe ushobora kuba abakobwa baragukatiye ukagira ubwoba ubungu ukabutinya gutereta cyangwa se gusaba umukobwa urukundo naraziriya icyambere cyo umaze kurya indobo zingahe nta musore utajya indobo wowe umaze kurya zingahe ugereranyije umaze kurya indobo 3 kari nyinshi bro 3 ni nyinshi ni nyinshi za umusore niyo mpamvu nyine warwaye ihahamuka ubu ngubu ukaba utagitereta meni bro umva ukuvuga ngo urumva ahubwo ujya umva samani manza wumve sibyo manza wumve kumenya ngo uve mumaze kurya indobo nyinshi ubara igihe umuntu yatangiye yinjiye mu rukundo yatangiye kwinjira mu rukundo urukundo zo wigeze urwinjiramo ubu tuvugana bavuga ko maze ufite kuba maze nk'umwaka umwe nkundana aba maze kurya indobo 3 sizo nakubwiye izo ndobo 3 maze ziba zarandenze urukundo rwararaniye bro maze kurya indobo 3 naba naranzwe byataka ku mwaka umwe nisi bakwanze byataka none bakwanze mu myaka ingahe maze imyaka ingahera bimaze imyaka ingahe izo ndobo uzire mu myaka ingahe mu myaka 10 izo ndobo ni nyinshi bro abantu bakakwanga umva nando ahubwo mwebwe dore mpamvu mudatereta abasore mumeze gutyo ushobora kuba urwaye hahamuka twumvikana ukaba urwaye hahamuka ukaba ujya ubwira abakobwa ko bakunda bakubwira bati kagwe mu ruzi uzabwire ko wakubyira
ikiganiro bro. Ahubwo ikibazo wagize wowe urwaye hamuka for sure. Oya noneho ikibazo cyawe unatinya imiti, genda ku bitaro bagukansoringa. Ikibazo ndi kumva uraho uri single, uri kuvuga ko nta mafaranga ufite, warangiza ukaba wowe ukundana bidasaba amafaranga, none urabuzwa n'iki kujya mu rukundo? Aho ntushobora kubona wowe umutinganyi. Niki none si ibyo biri kubitera se? Ko umutinganyi uterwa n'iki? No kwanga igitsina gore, ubwo ndi kuvuga ku bagabo, no kutajya mu rukundo nyine ngo rwinjoye. Waruzi ko ubutinganyi ari ubusazi? Nese ubwo wowe ukumva uko bayeho ari bisazi. Ntabwo mwisi ntabwo byisi, ariko nabyo si bizima. Reka twumvikane for sure ruri. Yego. Utubwire impamvu utajya mu rukundo ubundi ni. Ebujideri ubuvugana. Yego. Abo ndo butinganyi. Nanubwo ariko niyo nzira. Niyo nzira. Ariko ujya ukinisha. Niba urikinisha. Ushiti ibyo ni ubusama. None se ntabwo nk'umuhungu muzima. Ntabwo ujya wifuza gukora sex. Ndabyifuza sibyo. Iyo reka kuki wari wibuze. Tugenda reka. Ndagenda gufata. Ujye ubyifuza. Hari kireka. Ntabwo ujya gukora sex. Sara umuntu muzima utabyifuza. Nose uri muzima. Uri muzima. Ujya wifuza gukora sex. Ni muzima, nuzuye. Yego. Kandi ndanabyifuza. Urabyifuza. Iyo ubyifuza ukora iki? Ariko sometimes ntabwo ngo ni leta ubuzima bwose tu. Gusa kumva inyuma yuko mbyifuje mbona ko nyine atari ngombwa ntarabamariye ngo nshake nkifata tu. None uzakora sex ryari? Nzakora sex nashatse umugore. Nzakora sex nashatse umugore. Anytime nyine ngiye. Uzakora sex ryari? Uzakora nashatse umugore. Uzakora sex ryari? Turi kujyana. Njyewe rero ibyo ndabyemera tu. Nanjye niko mbitekereza. Gusa ibyo bintu bifite average. Ntabwo ari 100%. Kuki atari 100%? Kuki atari 100%? Nzakora sex biri nashatse umugore. Cyangwa se biri ngombwa ko umuntu dukorana sex azambera umugore. Nuko ngo ngubu ntabwo numva ko nyine najyana n'umuntu. Bwa mbere ujya gukora sex uwo mwayikoranye urishaka ko muzaba azaba umugore wawe. Urumva ibyo ngibyo ntahashize. Ibyo ngibyo ntahashize. Hari nko mu kigi. Njyewe reka hari nko mu kigi. Uburyo mperuka gukora sex hari byarira 2016. Ni kera. Icyo gihe nagura agafashe intego. Wose mwayikoranye mwarakundanaga. Twarakundanaga. Izina rya kabiri yitwa? Ntawe mvuze. Rero urumva ikintu nshaka namaze kugufata bwa mbere. Impamvu utajya mu rukundo yo nayimenye n'uburwayi. For sure. Wala ujye kwivuza bra. Reka twumvikane. Sibyo? Abantu tuvugana ubu ngubu kujya mu rukundo ntabwo ari itegeko. Kandi umuntu ibyo bintu arabidetermininga. Kuba ntari kujya mu rukundo ni ibyo bishaka. Igihe nzashakira nzajya mu rukundo. Baguteye indobo. That's why I'm baguteye indobo. Baguteye indobo. Indobo barazijya. Hari umuntu utajya indobo. None igihe uzashakira kujya mu rukundo urashobora kuzarujyamo. Nzarujyamo. Wenda bizanga. Nzanakunda neza. Nese nakunze. Nakunze arega mfite aba ex. None si uzi neza ko batabonye abashiri. Niho barabonye abashiri ndabizi ariko twakundanye. None uzajya mu wumva kuzagira mu rukundo urashobora kuzarujyamo. Ni nzarujyamo. Narushobore kandi 100%. None uwo uzakunda byanze nawe ufite abakatiye. Uwo uzakunda byanze. Nibyo nanjye indobo nzakubita undi. Kabisa. Kari urugamba. Ngamasasa.
FG Yo. twagushimiye byatari. Asante sana kabisa. Ni fresh sana. I'm so proud of that. Njye ndi kuvugira side nyinshi cyane. Ari kuvugira side nyinshi cyane ariko biba ari byiza. Njyewe nuko tutagiye in deep nagombaga gufata urundi ruhande byase kugira ngo dusesengure ibintu gusa nanjye nemera ko gukundana bisaba amafaranga no gutanga isoko bisaba amafaranga kwa ko umuntu uzamusohokana it's okay uzamugurira akantu nubwo nta mpano watanze ariko urukundo muri mind ni rusaba amafaranga ariko nanone rugira ufite n'amafaranga bo nyine rusaba kugira ngo mukomeze gukundana n'umuntu ugomba ariko manje hari ikintu cyambabaje manje so kuri n'umu baby mukundana sibyo agize nk'ikibazo akajya kwa muganga bagasanga nyine ararwaye to caregiver wamusezeranyije ko ari wowe sibyo kandi koko nibyo abagifite abamufasha wamusezeranyije ko ari wowe ubwo urumva rero niba ari we at the first nyina muha care zishoboka isaka muha care zishoboka aziko caregiver wa mbere yizera ari wowe nta mafaranga ufite tu akagwara nk'indwara y'ikigaturika mukubita nta bushobozi ufite nyine ubwo yakihangana ubwo waramusezeranyije ko ari we caregiver ubwo so ibyo bintu Imana yaza guheramo umugisha wo FG ewana big time turacyari kumwe kandi more blessings no matter what. Thank you so much. Turacyari kumwe sana n'abadukurikiye nababwira ngo mukomeze kugira byiza kandi komeze kwa blessinga migisha myinshi wowe mu Rwanda cyangwa se out of the country Rwanda mwifurije iterambere. Nta wundi rero yari umuhungu wanyu your guy your boy Kikom corporate boss on the street your artist NGD Rumuri is what it is we want to ban